Kera habayeho umwami akitwa Rutikanga, akaba umugwaneza cyane ndetse agakundwa muri rubanda. Akagira umugore witwa Kanyange. Kanyange akaba umugore mwiza cyane ku buryo abantu bose batangariraga ubwiza bwe. Ndetse muri rubanda bavugaga ko nta wundi mugore banganya ubwiza. Ariko Kanyange akaba umugore w'umwibone cyane ndetse akaba n'umugugu karundura. Yahoraga ashaka kuba ariwe umugore ugaragara cyane kurusha abandi. Agakanisha impuzu zihenze maze yatambuka rubanda bose bakamurangarira. Haciyeho igihe Kanyange arasama. Igihe kigeze arabyara, abyara abakobwa babiri b'impanga, maze umwe mu bakobwa be avukana ikibibi kinini mu isura ndetse cyarapfutse uruhande rwose rw'isura. Maze Kanyange akubise umukobwa w'amaso ariyamira cyane, avuza induru agira ati, mbyaye igikoko. Ese rubanda nibamenya ko nabyaye umwana usa utya bazavuga iki? Ese umwami we nabimenya ntazansenda? Umwamikazi arangije abwira umubyaza we witwa Kangabe agira ati, uramenye umwami ntumubwire ko nabyaye igikoko, kandi ntihagire n'umuntu n'umwe uzabibwira. Umwami niyinjira umubwire ko nabyaye umwana umwe w'umukobwa. Ati kandi nutabikora nk'uko mbikubwiye, wowe n'umuryango wawe nzabanyagisha. Maze Kangabe afata rwa ruhinja ajya kuruhisha. Maze umwami bamumenyesha ko umugore we yabyaye akaba yabyaye umwana umwe w'umukobwa. Maze umwami araza areba umwana we maze arishima cyane. Umukobwa we amwita Rusaro. Maze Kangabe afata rwa ruhinja yahishe ararujyana, yiyemeza kuzarurira mu ibanga. Maze nawe arwita Rwererane. Bukeye umwamikazi atumaho Kangabe, arangije aramubaza ati, cya gikoko nabyaye ejo kiri hehe? Maze Kangabe aramusubiza ati, nyiricyubahiro, nari nagihishe mu gihuru ariko nagiye kureba nsanga inyamaswa zakiriye. Maze umwamikazi ariruhutsa. Arangije abwira Kangabe ati, rero ni wowe muntu wenyine uzi ibanga ryanjye. Kubw'iyo mpamvu rero sinshaka kuguma ibwami hato ritazanagucika. Ndaguhinga imwe, nurangiza uve hano ujye kure cyane, aho nta muntu n'umwe uzongera kumenya amakuru yawe. Kandi ndamuka amenye ko uri aha hafi cyangwa amenya ko hari umuntu wabwiye ibanga ryanjye, wowe n'umuryango wawe nzabanyagisha cyangwa mbicisha. Maze Kangabe apfukama imbere y'umwamikazi amurahirira ko atazigera amumenera ibanga. Arangije afata inka bamuhaye arayishorera aragenda. Bukeye Kangabe afata rwa ruhinja Rwererane baragenda bambuka bajya mu mayaga. Haciyeho igihe kirekire ba bakobwa bose barakura baba inkumi. Urusaro wasigaye ibwami yavuyemo inkumi nziza cyane, ariko umwamikazi Kanyange yamureba ntabishime. Agahora yumva ko umukobwa we yagakwiye kuba ari mwiza kurushaho, akaba ari umukobwa w'igitangaza. Maze yigira inama yo kuzagana abapfumu maze bakamubariza abakuru, bakaba bamuha umuti watuma umukobwa w'igitangaza ku buryo nta wundi mukobwa waba umurusha ubwiza. Maze Kanyange umunsi umwe arabyuka aragenda ajya kureba umupfumu witwa Karenzi ka Kanzenze. Aragenda agezeyo aravunyisha, maze Karenzi ka Kanzenze aramwakira. Maze umwamikazi aricara amubwira ikimugenza agira ati, umukobwa wanjye ni mwiza ariko ndumva bitamagije. Ndashaka ko aba mwiza cyane kurushaho, ku buryo umuntu wese uzajya umureba atazajya amukuraho ijisho. Ndifuza ko agira ubwiza butagereranwa. Maze Karenzi ka Kanzenze aramusubiza ati, nyiricyubahiro, ibyo biroroshye cyane, ariko ikintu cyose kigira igiciro. Maze umwamikazi aramusubiza ati, rwose mfasha ibindi byose ubimbaza. Icyo nsaba cyose ndagikora, ariko umukobwa wanjye umuha ubwiza butagereranwa. Maze Karenzi ka Kanzenze amuhereza agacupa gato, arangije aramubwira ati, nyiricyubahiro, uwo muti uwuhe umukobwa wawe maze umubwire asomeho rimwe ritagira irya kabiri. Namara gusoma kuri uwo muti nta wundi mukobwa uzaba umurusha ubwiza mu buganza bwose. Maze umwamikazi yakira wa muti afata inzira arataha. Maze umwamikazi ageze ibwami abwira umukobwa we Rusaro amagambo umupfumu yamubwiye. Maze Rusaro afata wa muti asomaho. Kuva uwo munsi ubwiza bwe buba kimomo muri rubanda, ahaciye hose bakamurangarira. Naho wa muvandimwe we Rwererane uko yagiye akura, cya kibibi cyagiye gishira, asigarana ikibibi gitoya kizengurutse ijisho. Yakuze ari umukobwa ufite ubwiza butangaje. Nubwo yari afite icyo kibibi, yaranakuriye mu muryango ukennye, uwamubonaga wese yatangariraga ubwiza bwe. Maze icyo kibibi kikamwongerera ubwiza ku buryo uwamurebaga
atamukoragaho ijisho, kandi akaba umukobwa w'umunyangeso nziza cyane. Ariko wa mugore wamureze Kangabe yakomezaga gukena umunsi ku munsi, aho yacaga inshuro bitangira kwanga, maze abonye ko inzara ibarembeje aribwira ati ubu mwamikazi ntago akinyitayeho kandi n'umwana yarakuze ntiyamumenya, kamve muri iri shyanga nsubire iwacu, ahariho twabona aho duca inshuro tukabasha kubaho, aho kuzabona umwana wanjye angwa mu maso. Arangije yicaza umukobwa we Rwererane, arangije aramubwira ati mwana wanjye naje inaha nje gushaka imibereho, ariko ndabona bitagishoboka, dore inzara itumereye nabi. Rero mwana wanjye kadusubire iwacu turebe ko wenda aho twabasha kubaho. Maze Rwererane abaza nyina agira ati ese mawe iwacu sino? Maze Kangabe aramusubiza ati oya mwana wanjye, iwacu ni mu Buganza. Bukeye bafata inzira basubira mu Buganza. Kangabe ageze ku musozi w'iwabo, abaturage b'iwabo batungurwa no kongera kumubona kubera ko bari bazi ko yapfuye. Maze uwahoze ari umugabo we amukubise amaso arumirwa, arangije aramubwira ati burya wari wariyandaritse niyo mpamvu wahunze? Arangije aramusenda. Ariko Kangabe akomeza kwibanira n'umukobwa we mu bukene, batunzwe no guca inshuro. Maze umunsi umwe umukobwa bari baturanye yegera Rwererane amubwira ko hari akazi kabonetse ko kujya kubagara mu mirima y'umwami, maze amubaza nimba yakwemera ko bajyana. Maze Rwererane aramwikiriza. Bukeye barazinduka kare mu bunyoni, bafata inzira bajya kubagara. Mu gihe bari bari kubagara, umwamikazi arahaca yitegereza Rwererane yumva aramwishimiye cyane. Arangiza abaza umugaragu bari bari kumwe agira ati uriya mukobwa w'ikibibi ku jisho ninde? Maze wa mugaragu aramusubiza ati ntawe nzi nyiricyubahiro. Maze umwamikazi abwira wa mugaragu we ati genda umunzanire hano. Maze wa mugaragu aragenda abikora uko abwiwe. Maze Rwererane ageze imbere y'umwamikazi, umwamikazi aramubaza ati yemwa urinde, uri mwene nde? Maze Rwererane aramusubiza ati nitwa Rwererane wa Mazimaka nyiricyubahiro. Maze umwamikazi arongera aramubaza ati ese ukeneye akazi gahoraho? Maze Rwererane aramusubiza ati yego nyiricyubahiro. Maze umwamikazi arongera aramubwira ati iyi mirima ndayigushinze ujye uyicunga, abasarura nibaza gusarura uzarebe ko wabikoze neza, maze niba bizana ibwami uzabakurikire unamenye ko wabihuritse neza. Maze Rwererane arishima cyane, anashimira umwamikazi cyane. Amaze kurenga, maze umwamikazi arongera abaza wa mugaragu we ati ese uyu mukobwa si mwiza cyane? Maze wa mugaragu aramusubiza ati ni mwiza cyane nyiricyubahiro. Maze umwamikazi arongera aramubaza ati ese uyu mukobwa ni mwiza cyane kurusha umukobwa wanjye? Maze wa mugaragu we aramusubiza ati umukobwa wawe ni mwiza cyane nyiricyubahiro, nta wundi twamugereranya. Maze umwamikazi arisetsa. Maze Rwererane ageze iwabo abwira nyina ko yahuye n'umwamikazi kandi ko yamuhaye akazi ko kumucungira imirima. Maze nyina abyumvise arikanga, ariko arifata. Arangije abwira umukobwa we agira ati mwana wanjye ako kazi ntago wagakora, dore acyari umwana kandi uri umukobwa, ese nihe wumvisha umukobwa ucunga imirimo? Maze Rwererane asubiza nyina agira ati humura mawe, ntabwo nzajya nyirarira, nzajya ndeba uko bahinga menye n'uko basarura. Maze nyina aramusubiza ati mwana wanjye uko byagenda kose ako kazi ntago wagakora, dore acyari umwana, ubwire umwamikazi ashaka umuntu mukuru ubikora. Maze Rwererane asubiza nyina agira ati ese mawe urumva umwamikazi namuhakanira ane kubizi ko bitemewe guhakanira umwamikazi cyangwa umwana, uragira ngo bazatunyagishe? Maze Kangabe abyumvise yumva nibyo. Arangije abwira umukobwa we ati mwana wanjye rero ibyo ukora byose uzirinde, kandi uramenye ntuzabwire umwamikazi ko ndi nyoko. Maze Rwererane aratangara cyane kumva ayo magambo. Arangije abaza nyina ati ese mawe umwamikazi muraziranye? Ese kubera iki udashaka amenya kuri mama? Maze nyina aramusubiza ati mwana wanjye humura uzabimenya, ariko by'aka kanya kora ibyo nkubwiye. Maze Rwererane arikiriza. Maze umunsi umwe igikomangoma cyo mu mayaga gifata urugendo kijya gusura umwami wo mu Buganza, kigiye no kureba umukobwa kizarongora ari we Rusaro. Maze ubwo bari bari mu nzira baruhuka, babona akazu imbere yabo, maze cya gikomangoma kibwira abagaragu bacyo kiti nimuze tujye gutekera itabi muri ruriya rugo maze dukomeze urugendo. Maze baragenda, bahageze barasuhuza,
maze wa mukobwa rwererane arabikiriza, arangije arasohoka aje kureba abasuhuza. Ageze hanze, cya gikomangoma kimukubise amaso, kiratangara cyane, kwifata biranga, kirangije kiravuga kiti, uyu mukobwa ni mwiza, mba ndoga data rwa mitende. Maze n'abagaragu bacyo bose batangazwa n'ubwiza bw'uwo mukobwa, maze babwira rwererane ko bari baje gutekeza itabi. Maze rwererane aragenda bazaniye igishirira, batekera itabi, barangije barasohoka bakomeza urugendo. Ariko cya gikomangoma kigenda nta kindi gitekereza uretse umukobwa cyabonye utagira uko asa. Kigeze ibwami baracyakira, bakizana na wa mukobwa kizarongora ari we Rusaro. Bararamukanya, ariko ntabwo cyari kimwitayeho, umutima wacyo rwererane yari yawutwaye, nta wundi cyatekerezaga utari we. Ariko na Rusaro nawe atangazwa no kubona bwa mbere hari umusore umureba ntarangarire ubwiza bwe. Maze atangira kwibaza agira ati, ese wa muti ntabwo ugikora? Ese ntabwo nyiri mwiza? Nuko biramushobera. Maze Rusaro asuye mu mbere abwira nyina iby'igikomangoma bagiye kumushyingira, agira ati, mawe, uriya musore yandebye nk'umuntu utanyitayeho, nta nubwo yatangajwe n'ubwiza bwanjye. Ese mbaye nakiri mwiza cyangwa wa muti wawe utarakoze, maze akanyanga akansenda? Maze nyina aramuhumuriza agira ati, mwana wanjye, humura uri mwiza cyane kandi nta wundi wakuruta. Ubwo igikomangoma cyari cyananiwe, dore cyakoze urugendo rurerure kugira ngo kigere n'aha ngaha. Ndabizi ejo nawe amaze kuruhuka akakwitegereza neza azava mu bye. Maze Rusaro arishima asubiza agatima mu nda. Bukeye rwererane ajya muri ya mirima y'umwami, ajya gufasha abasaruzi gusarura. Barangije arabaherekeza bajyana imyaka ibwami. Ubwo yari asohotse atashye, akubitana na cya gikomangoma cyo mu mayaga kiri gutembera mu bwami cyasuye. Kimukubise amaso, kirongera kiva mu byacyo. Maze rwererane we akomeza kwigendera nk'aho atabibonye. Kirangije kiramuhamagara n'ijwi rirenga kigira kiti, yewe mukobwa mwiza utagira uko asa. Maze rwererane araceceka yigira nk'aho atabyumvise, arakomeza aragenda. Maze cya gikomangoma kirongera kiti, ese uzi igihano gihabwa umuntu usuzugura igikomangoma cyo mu mayaga? Maze rwererane arahindukira abaza igikomangoma agira ati, ba nyakubahwa, ni twebwe muri guhamagara? Maze cya gikomangoma kiramusubiza kiti, yego niwe mpamagara, ngwino hano unyitabe. Maze rwererane araza n'ubwoba bwinshi, aca bugufi ati, ndabitabye nyiricyubahiro. Maze igikomangoma nta no gutekereza kimugwa mu nda, kiramufata kiramukomeza. Maze rwererane arikanga, agerageza kukikura, ariko yumva cyamukomeje, maze kiramuhobera biratinda. Maze umwamikazi n'umukobwa we Rusaro aho bari bari mu mbere barabibona, bagwa mu kantu kubona igikomangoma cyo mu mayaga gihobera umuja nk'uciriritse. N'uburakari bwinshi baza biruka begera aho bari bari. Maze umwamikazi abwira cya gikomangoma cyo mu mayaga agira ati, gute watukisha umukobwa wanjye ukamusebya ku muja nk'uciriritse? Ati, ndabibwira umwami n'uyu muja biryozwe. Maze umwamikazi ategeka abagaragu be ko bafata rwererane bakamufunga. Maze ajya imbere y'umwami agira ati, nyiricyubahiro, igikomangoma cyo mu mayaga cyatukishije izina ryacu. Maze umwami aramusubiza ati, wa mugore we, ibyo uvuga ni ibiki? Maze umwamikazi atekerereza umwami ibyo we n'umukobwa we babonye. Maze umwami ararakara cyane, arangije atumaho cya gikomangoma, arangije arakibwira ati, gute washaka inshoreke utaranarongora umukobwa wanjye? Uko ni ukunsebya, ni no gusebya ubwami bwanjye, kandi usebeje n'ubwami bwa so, ndetse nawe ubwawe urisebeje. Maze igikomangoma kigerageza kwisobanura kigira kiti, nyiricyubahiro, rwose uko mwabibonye ntago ariko biri. Maze umwami asubiza cya gikomangoma agira ati, iki cyaha nikiguhama urataha imbokoboko, amaturo yose nari narabemereye ndetse n'abagaragu ntabyo ndi bubahe, ndetse n'umukobwa wanjye nawe ndi bugushyingire, kandi iriya nshoreke yawe ndayicira mu maso yawe, ndetse n'imiryango yayo yose ndayinyaga, byose ubirebesha amaso yawe. Maze cya gikomangoma cyo mu mayaga gipfukama hasi kinginga umwami kigira kiti, nyiricyubahiro, munkorere icyo mushaka, ariko rwose uriya mukobwa mubabarire ubuzima bwe. Amakosa asaye n'ayanjye, ninjye wamuhobeye ntago yari abizi. Maze umwami n'uburakari bwinshi abwira igikomangoma agira ati, gute wavugira iriya nshoreke yawe mu maso yanjye ubizi ko ugiye kurongora umukobwa wanjye? Ati, uriya mukobwa ndamwicira mu maso yawe ku buryo bikubera isomo. Maze umwami ategeka ko bafunga abagaragu bose ba cya gikomangoma n'igikomangoma bakagicunga ku buryo nta hantu kiri bujye. Arangije afata abagaragu b'abizerwa arababwira ati,
nimugende munshakire umuryango wa hafi uriya mukobwa wose muwunzanire, maze mbahe igihano batazigera bibagirwa. Maze abagaragu b'umwami babikora uko babwiwe. Bukeye nyina wa Rwererane Kangabe abagaragu b'umwami baza kumutwara, arangije ababaza icyo yakoze, maze bamubwira ko umukobwa we yagomeye umwami kandi ko yafunzwe akaba yanakatiwe urwo gupfa. Maze avuza induru agira ati, ndabinginze nimunjyane imbere y'umwami, ndabizi n'ubundi agiye kunyica, ariko ndabinginze hari ikintu cy'ingenzi nshaka kumubwira. Maze aba bagaragu b'umwami baramujyana. Ageze imbere y'umwami akoma yombi, maze abwira umwami agira ati, nyiricyubahiro, ndabinginze nimubabarire umukobwa wanjye. Umwami ati, umukobwa wawe nta mbabazi akwiye, ahubwo namwe ndabanyaga kubera ko mwamureze nabi. Maze Kangabe akomeza gutakambira umwami agira ati, nyiricyubahiro, ndabinginze nimubabarire umukobwa wanjye. Maze umwami asubiza Kangabe agira ati, wa mugore we, niba ari cyo cyakuzanye uri kunesha umwanya nibakujyane. Maze Kangabe abonye ko umwami yanze kuva ku izima aravuga ati, nyiricyubahiro, ntago wakwikora mu nda, bigirire ko ari umukobwa wawe. Maze umwami aratangara, arangije aramusubiza ati, wa mugore we, gute wavuga ko yari umukobwa wanjye ko ntaho nkuzi? Maze Kangabe aramusubiza ati, nyiricyubahiro, ntago ari umukobwa wanjye nawe, ahubwo ni umukobwa wawe n'umwamikazi. Maze umwami araseka, arangije aramubwira ati, wa mugore we, uri umusazi, umwamikazi umukobwa wanjye afite n'umwe ni Rusaro. Maze wa mugore aramusubiza ati, nyiricyubahiro, ni njyewe wabyaje umwamikazi kandi namubyaje impanga. Maze umwami aratangara, arangije aramubwira ati, wa mugore we, wabyaje umugore wanjye impanga urangije umwibira umwana? Ati, wa mugore we, ndakwica. Maze Kangabe asubiza umwami agira ati, oya nyiricyubahiro, ntago nabibiye umwana, ahubwo umwamikazi amaze kumubyara yaramumpaye ngo njye kumuhisha, amumbajije kugira ngo amwice, mubeshya ko inyamaswa zamuriye. Maze umwami abaza Kangabe agira ati, ese niki cyatuma umwamikazi yica umwana yabyaye? Maze Kangabe abwira umwami agira ati, nyiricyubahiro, ubwo uyu mukobwa yavukaga yavutse afite ikibi kinini mu isura, ndetse cyarapfutse uruhande rwose rw'isura. Maze umwamikazi amubonye aravuga ngo yabyaye igikoko. Maze umwami arumirwa, arangije abwira abagaragu bati, nimuhamagare umwamikazi abinsobanurire, ntago bino bintu ndi kubyumva. Maze abagaragu b'umwami baragenda bazana umwamikazi. Umwamikazi ahageze akubise amaso Kangabe, agwa mu kantu, atangira kudidimanga avugishwa agira ati, nyiricyubahiro, uyu mugore ni umubeshyi, ntiwizere ibyo akubwira. Maze umwami abaza umwamikazi agira ati, ese ubwiwe n'iki ko ari umubeshyi utumvisha ibyo avuga? Maze umwamikazi arongera ati, nyiricyubahiro, rwose ni umubeshyi. Maze umwami abonye ukuntu umugore ari kuvugishwa, abona n'ukuntu ari kwinyuraguramo, abona ko byose ari ukuri. Maze abaza umwamikazi agira ati, gute umuntu w'umubyeyi yagambira kwikora mu nda? Maze umwamikazi n'isoni nyinshi apfukama hasi, atangira kwinginga umwami amusaba imbabazi cyane. Maze umwami abwira umwamikazi agira ati, wa mugore we, uri inkunguzi. Arangije abwira abagaragu bati, uyu mugore nimumunkure imbere mujye kumufunga, kubera ko kumureba biri kuntera ikintu ku mutima. Maze abagaragu b'umwami bajyana umwamikazi kumufunga. Maze umwami abwira abagaragu be ko bagenda bagafungura Rwererane bakamumuzanira. Amugeze imbere, umwami amusaba imbabazi, arangije aramuhobera n'amarira menshi. Arangije abwira abagaragu be agira ati, nimujye guhamagara umuvandimwe we Rusaro aza muramutse. Abagaragu be baragenda, bageze mu mbere aho Rusaro arara basanga yanyweye wa muti wose w'ubwiza, arambaraye hasi yapfuye. Maze biruka bajya kubibwira umwami. Umwami abyumvise, we n'abagaragu be baza biruka, bahageze basanga byarangiye. Maze umwami arababara cyane. Naho umwamikazi aho afungiye yumvise ibyabaye ku mukobwa we Rusaro, yibaza nuko azarebana n'umukobwa we Rwererane nyuma yuko ashatse kumwica akivuka. Mu mutwe birivanga, aba umusazi. Naho umwami we, nubwo yari ari mu gahinda ko kubura umukobwa we Rusaro, byibura yari yishimiye ko abonye undi mukobwa we Rwererane adasigaye ari incike. Maze umwami agororera cyane Kangabe n'umuryango we kubera ko bitaye ku mukobwa we. Arangije abwira abagaragu be ngo bajye kumuzanira cya gikomangoma cyo mu mayaga, nibarangiza bafungure n'abagaragu bacyo bose. Maze abagaragu b'umwami babikora uko babwiwe. Cya gikomangoma cyo mu mayaga kigeze imbere y'umwami, umwami agishingira wa mukobwa we cyari cyakunze cyane Rwererane. Maze baratunganirwa.
ariko umwami abona ntiyakomeza gufunga umwamikazi kandi yarasaze. Arangije aramufungura, umwamikazi yiruka ku musozi. Si njye